yego. hari ikintu wari bwakore kubera inzoga nyuma ukavuga ati yose itabazo ntabwo nari kugikora? Kandi ariyo mpamvu naziretse, zankoresheje amabara pe. Sanga wahamagaye umu ex atari ko biriya bintu twapfuye twabiganiraho. Mu gitondo zagushyira ukavuga ati uya nongeye mana naba ari njyewe. Usanga wamwandikiye ngo mva ibyo twapfuye amakosa ndayemera. Mu gitondo zagushyiramo ukavuga ati naba ari njye, ukajya ujya kureba muri telefone ufite ubwo uvuga ati nizere ko ntamwandikiye ngo ndengere, ugasanga none wagize uramwe ati nta uzagusimbura ibyo dupfa n'ubusa ruwa, ukavuga ntaba ari njyewe. None nka kera bwa ukuntu nabaga nashwanye nka girlfriend urumva, ukitamo nyine ugafata umwanya ukitamo, ugashiduka iya mbere ukajya utekereza uganiza jene wawe bakakubwira ati oya yararengereye, iya kabiri ati nawe niyo mpamvu nafatira iriya myanzuro, iya gatatu nari kamaze iminsi anyandikira ntabwo nari nabibabwiye, iya kane ukahita wivugisha ni none se ubu nzamubabarire koko, kandi ubwo utangiye kwiyandikisha ngo hey bakakubwira ati yarakwandikiye ukabona aranditse umeze gute, ukahita wivugisha ati do nuba aranyanditse hey, ukahita uyipfuka ati do nuba aranyanditse, bati rero muzahure mu biganireho toya nanamwica yaho twongere duhure, ugacunga bagiye ukajya kuri akamubwira ati vayo hano none tubiganireho, banguka vuba ugashiduka mwongeye. Mu gitondo wamubona ukavuga ati je niwe siwe imyanzuro nafashe, ugasanga kubira ati wibuka ibintu wambwiye ahubwo jya kuzana ya mpano yanjye, kituvuga mana nyagasani. So kubera nyine ubwo bubora bw'inagiye mvuga njya n'inzu